ndagusuje kandi nkuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Imana ikwamurureho imbaraga zose za Satani n'imbaraga z'umwijima zose zari zatatse ubuzima bwawe. Yesu yongere aguhindure mutaraga kandi aguhe ubuntu bwe bugenzure ibyawe n'abawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi kumwe na Prince Robert kuri kamera, ngiye kuri mikoro, ndi Masengesho Hitimana Innocent. Tubahaye ikaze mwese mudukurikiye. Prince Robert, ndagusuje mu izina rya Yesu. Nawe ndagusuje. Uri amahoro? Urabona ukuntu nishimye? Ndabona rwose ufite akamwenyu wa mugani wa yandirimbo. Meze neza. Akamwenyu ka Kristo. Ndabona uriho uhobera ibitabo ya mizingo ya Yohana. Meze neza. Ariko rero hari igihe umuntu aba ameze neza. Ni ukuri pe. Atari uko wenda wakira iyo receive niyo numvishe ngo abantu bavuga ngo iyo yifite ngo umeze neza. Atari uko ukumva ubuntu bwa Yesu burakuzuye. Ni ukuri meze neza. Okay, ubwo umeze neza rero dushimye Imana yatumye umera neza. Yego. Kandi tuguhaye ikaze kugira ngo iyo neza uyisangize abantu badukurikirana. Ese uyu munsi ndagira ngo tuganire, ntabwo nza gutindira abantu badukurikiye. Hari igihe umuntu atangira gukizwa, Bibiliya ibimugereranya n'uruhinja rwo mu mwuka, ariko akagenda nakura. Ese gukura mu mwuka bibaho? Umuntu akaba avuga ati ngengeze ku rugero, ndi mukuru mu mwuka. Tujya tubyumva ngo ndi uriya muntu arakuze mu mwuka. Mbese ibyo bintu bibaho? Nimba se bibaho, umuntu akura ate? Niki kimenyekanisha umuntu ukuze? Imana iguha umugisha. Yego. Gukura mu mwuka bibaho. Yego. Kuko iyi Bibiliya mfite yagiye itanga ingero. Yego. Abantu bavutse, sibyo? Bagakura, yego, bakagera ku rwego rw'igipimo gishyitse. Yego. Hanyuma no mu buzima busanzwe bibaho. Au contraire, buriya abanyamadini hari ibintu bita gukura ku mwuka. Ni ukuba urambye mu kintu. Uhamaze igihe. Biyo bakubona bakwita ko uri ati dushingiye imyaka yose amaze azana icya 10. Yego, ni mukuru mu mwuka, yarakuze. Yego. Hari n'akandi kantu kababaho. Iyo abantu bari kubona idini ryabo riri kwaguka, rizamo abantu benshi, bavuga ko idini itorero ryabo ryageze gute? Ryageze ku gipimo, ryakuze. Yego. Ariko mu bijyanye n'umukumbi muto, cyangwa se mu ishyanga ryera, cyangwa se mu muganura, uzumva ko ishari nkunda kwibanda. Yego. Gukura. Yego. No kugira ibintu umuntu ahomba by'indamu y'ubuzima busanzwe. Yego. Akagira ibinyungu aronka yo kunguka Kristo. Yego. Ni ibimenyetso biranga ko umuntu yatangiye gukura. Yego. Hanyuma hari abantu bazi ko bakuze mu mwuka, ariko batarigeze banabyarwa n'umwuka. Amaye. Wakurira mu mwuka utarakubyaye. Yego. Byamaye ngaho ko bikaze ibyo none ora. Ndatanga urugero rwa hafi. Yego. Uko procedure yagendeye mu nda ya Mariya. Sibyo? Yego. Yo kutera inda Mariya. Yego. Bibiliya ivuga marayika w'Imana yasanze Mariya, aramubwira ati umugore urahiriwe. Yego. Uzasama inda y'umwuka. Yego. Uzabyara umwana w'umuhungu. Yego. Uzamwite Yesu. Yego. Uwo mwana aravuka. Arakura. Yego. Uko akura agenda agwiza icyo bita iki? Imbaraga. Yego. Iyo tuvuze gusama mu mwuka, ni ukuba iri jambo ry'Imana ryinjiye muri wowe. Akabaho icyo bita fecondation y'umwuka. Nk'uko icyaha kinjira muri Adamu na Eva, habayeho fecondation y'icyaha. Kiratwita. Biravuga ngo kirakura, kikabyara urupfu. Niko n'umuntu w'imbere habaho fecondation y'ijambo ry'Imana. Rikinjira muri we,
izo ntanga za masengesho n'intanga z'umwuka wera byahura hakabamo umuntu w'imbere. Uyu muntu rero arakura akagwiza imbaraga. Hari ikintu cyabaye ku mugabo witwa Mose. Mose Bibiliya ivuga yuko habayeho fecondation y'umukobwa wa Farawo, agaterura uruhinja akarujyana iwabo ngo atoragura uruhinja. Ariko ikiri imbere muri Mose hari uwanditse ijambo ry'Imana aravuga ngo Mose amaze gukura ngo nicyo cyatumye kwizera. Yesu ashimwe. Niko kwatumye Mose amaze gukura. Mose amaze gukura yiyumvamo avuga ati rero singikwiriye kuba ahantu ntari kumwe bene wacu. Yego. Sibyo? Umugabo w'Imana witwa Paulo, mfite verset biblique nshaka ko tuza gusoma cyangwa se me orientation y'abantu bazazisome. Abaheburayo 11:24, Abefeso 4:13, Korino wa mbere sibyo 3:1, Timoteyo wa 2:4-7. Izi verse zose zivuga icyo bita gukura. Hari aho Paulo asezeraho Timoteyo, yaravuga ngo Timoteyo narinzi ibyo kwizerwa. Sibyo? Ngo none ndumva ameze nk'ibisukwa ku gicaniro. Sibyo? Igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho, iry'umwami wacu umucamanza utabera yabikiye abamwizera. Hari umuntu ujya uvuga ariko buriya nzabona ubugingo. Abo ni ba bakure watangariye bitwa ngo barakuze mu mwuka badakuze bataranigeze banavukiramo. Kuko ibyo ni ibimenyetso biranga umuntu ukubwira ko ari umunyamwuka ariko atabizi niba bikiwe n'iki. Urumva ari ibintu biba bikomeye nyamara buriya rero. Yego. Urabona umuvandimwe umwagiza cyaratubwira ati ko se buriya kunge narakijijwe naranabatijwe. Ariko se kwakira Yesu ni iki? Ko tuba twarakuze batubwira ko twamwakiriye tugakurira mu madini bakatanatubatiza tugakomereza bakatubwira ko twamwakiriye. None ibyo bintu byo kumwakira muba muvuga ni iki? Kadukomeze. Hanyuma masengesho iyo bavuze ngo umuntu akuze mu mwuka, ese umuntu akura ati? Bigenda bite? Iyo amaze kubaho fecondation y'ijambo ry'Imana muri wa muntu w'imbere bigahura. Sibyo? Yohana yarabyanditse, yaravuze ngo yaje mube abe ntibamwemera, icyo akora abamwemeye bose bakizera izina rye. Hari ikintu cyahise kiba, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo rero ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Ijambo ry'Imana rimaze kwinjira muri wowe, intanga igafata. Suri umwagoronome cyangwa se umuveterineri wenda hafi aho. Buriya bano bantu bakingira intanga kunuza, hari ukuntu bayicomekamo ngikanga gufata. Ziranga neza. N'ijambo ry'Imana hari ahantu rikubita rikanga rikagwa ku rutare cyangwa inyoni zikaba zirarya reka bikanga, ariko hari igihe rigenda rikagwa mu butaka bwiza bigahura. Uwo muntu rero uvutse biba bisaba ko agenda akura agwiza imbaraga z'umutima kugera ku rwego atangira kugera ku gipimo gishyitse nk'aba ba Paulo. Ati ngiye narinzi ibyo kwizerwa, bisigaye bikiwe ikamba ry'ubugingo. Buriya muri we imbere yaranyeganyega akavuga ati nabitse ibyo kwizerwa. Ubundi kubika ibyo kwizerwa, Bibiliya itanga definition yo kwizera. Rero kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro. Akijambo rwose uzi cyari cyo ni gushyira akadomo, ibyiringirwa udashidikanya ko ibintu Imana yavuze ari ukuri. Niki kibwira ko umuntu ageze ku gipimo gishyitse cyo kuba ari mukuru? Nagera kuri standard yo kuba noneho
n'Imana ubwayo imwizera ku buryo n'ikintu yakora n'Imana izigahita igishyigikira nta na duti. donc abafite gutekereza kwa Kristo muri ndakuvuga ngo Imana imusiga ku rugo nk'uko umwana urabona nka hano iyo ngiye kugenda hari ukuntu njya nestinganira ngo ndebe ko yakoze ndebe niba umuntu yamusigira urugo sibyo ngakoresha uduteste tureba ko umuntu yamusigira urugo ariko ntabwo ngasanga ntabwo biracamo abati bwo kururinda niba ngiye hafi ndasiga canye televiziyo igasigara indindiye urugo atari nene sidini buri kunyuma neza ariko bari gihe kizagera uri kumva nkajya ngenda ntikanga vuga ni ari umwana w'inkumi nsize mu rugo rwanjye ndasanga yakubuye ndasanga yatetse ndasanga yashashe ndasanga yakoze byose. Hari igihe kigera rero iyo utacunze neza niyo nkumi wiringiye ikakubera nka za mbuto z'inuza z'imburi yego neza waba wareresheje televiziyo nk'uko nyine ndi kubatera ukuntu nsiga ndi gutestinga waba wareresheje no muri tarani utayisiga kazanga nta kirimo. Ubu dufite abantu masengesho nimvuga gukura mu mwuka abantu bumve umuntu ese niki kigaragaza ko umuntu akuze mu mwuka. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu akuze mu mwuka nuko ijambo ry'Imana riri muri we kandi rigwiriye muri we kandi riri ku nkingi y'umutima we. Cyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukwizera nk'uko twabibonye. Kwizera nta nubwo ari Mose kwakujije gusa kwakujije n'umuntu witwa Aburahamu. Aburahamu ajya gutamba Isaka cyari ikimenyetso Imana itestinga ngo ko yakuze. Ubundi kimwe mu bintu Imana itestingira nk'uko nkubwiye ngo ntestingira ku mwana wanjye televiziyo ngo ndebe ko nkayisiga iyo irimo ntabwo yaruta n'uje ahita bagatinera arahari ariko buri umuhanga mukuru bahita bagati mwakire mujye kugura amandazi hano haruguru kuko hari n'abantu bo muri tarani bayiba nta muntu ujya utanga ubonye ukuntu uraza agasanga umukozi aharagaza azanye igitoki n'umuceri akavuga ngo nyokobuja ngo aramaye kiraka ngo mujye kuzana ngo n'amavuta are yamuze ukuntu mbizana kizamuka televiziyo bamanura mbere cyane ugakukira umufuka w'umuceri wa senkani batwaye kamera ya miliyoni cyane ubwo ntabwo bakuze ariko ibi twigwa tuvuga hano kuri kamera uzareba abana mu gakiza uvuga kuri Marie Jose n'urugero nguba wambwa ati Marie Jose bamo wevu z'abadayimoni hayi bati ndapfuye ndashize ntabwo kuze na kuko ijambo ry'Imana ntirigwiriye muri we kuko ku muntu ufite imikurire myiza wabita ijambo ry'Imana hari iryo yasomye ntabwo wakura kugera ku gipimo gishize utaragera ku ijambo rivuga ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni ukurimbuka. Nta mukristo utinya umurozi uzaperereze hari abantu ngo ariko ngo abagore ngo abapasiteri ngo n'abapasiteri ngo ntibazakurangiza baba barandangije kera ubu tuvuye ko bataranyumva ari mwe mu nyumva bo batanyumva amafoto yabo aba yandagaye iwacu bene by'ubwo bareka kubyumva wowe bitakureba ariko sha ibyo bintu n'ukuri muri twe hari uturi mu bisi ngo Mose amaze gukura akuze gira ibintu by'ibyiyumviro hateye kubundi nzagumya umukobwa wa Farawo ngeze rya ngo hanya ngo muzashyiramo ngo ibyo ngo kubayobora mbayoboye nese ko ufite bene wacu ubundi umuntu kuzamenya na bene wacu exactement uwo mwanya direct ntabwo birwa babariza ngo turebere ngo ariko ngo ubona ngo pasiteri ngo arimo neza ngo ubundi ngo Robert ngo ubona arimo ni ngombwa bakoze ngo Robert ari iyo ahumeka urabyumva wowe niyagenda ubu byumva bamugana ka wawundi yavuze ngo izo ntama nkuru izo ntama zimaze kugera ku gipimo zumva ijwi rya se uwo mwanya kandi ngo iyo azahuye ntabwo agenda zishoreye ahubwo ngo azijya imbere ngo zikamukurikira mwanya rero izikiri ntoya ziba zishaka ko bazishorera imbere nta nikuzi kurikira shebuja yavuga ijwi rikumvikana kandi ngundi yavuze letaziba ati ntabwo cyo ni kirura cyavugaga nkaho nk'umushumba wacu kiganye ijwi rye iyo ntaruko
icyama imana abantu bakava muri ubu buretwa bwo kuvuga ngo barakuze. buriya Mose atarakura yabonaga ibwami ariho hantu heza nk'uko abantu hari igihe bajya badandagaza imbere mu madini babona iwacu ntabwo muzashashagirana kugeza kwa Mose. ariko Bibiliya ivuga ngo amaze gukura yiyumvamo ko adakwiye kugumya kuba umukobwa wo kwa Farawo kujya kugambanira bene se. harimo umutego ukomeye iyo Mose yibwira akavuga ati ngende kwa Farawo, cyangwa Esiteri akibwira ati ngende kwa Nebukadinezari niba ari kwa Ahasuwerusi akavuga ati ngende ahangaha kwa Ahasuwerusi ngende kwa Farawo, akavuga ati kanigumira ahangaha n'ubundi ni nge baraze ni nge uzamusimbura. hari ikintu cyari gikomeye kwa Heri ni Kanani bundi ntabwo ari iyo Pawulo ataza gukura ngo atomokemo yinjira ahantu mu kirere akavuga ati ngenda guma hano mu bintu by'ubudogiteri no kugambanira itorero. ni itorero ry'abanyamahanga cya kiganiro twakoze cy'isabato twakubise yari intama twakubise mu gahanga ibi biratombotse ati muzajya mubura kwizera Yesu nirwo mwizera Pawulo nimugera mu ijuru zo mukamubura ntawe iyo ni ya indi ya Risibeyiri ati iyo bakurikiza iby'uriya musharupansiye w'i Nazareti ariko hafi ari amagambo akomeye ya Pawulo w'i Taruso ntibayazane ni muri iyo gahunda ngo nimugera mu ijuru mukabura Pawulo yanditse kandi ngo ari kunyoriyanta ngo ninjye gusoma Matayo ngo Matayo je pense 5:7-10 urukumva ngo kuntu Yesu yaje gusoza amategeko no kuyakoreramo ariko mubwire ngo nabo turi mu cyiciro cy'abareba ari uko beretswe twe turirebera ntabwo ngo mutwereke iyo umudeyori yatasi ngo turi dore uyu nguyu uri kwiyama yavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo ngewe Pawulo narinzi ibyo kwizerwa noneho ndumva ameze nk'ibisukwa ku gicaniro nk'ibisigaye bikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho aravuga ngo si njye njyenyine hari n'abandi benshi bakunze gukiranuka amasenge uri kumva abo ni njye nawe hari abandi ntabwo ari twe twenyine mutazajya mugira ngo nubwo tuza kwibaransa hano kuri kamera hari n'abandi benshi bakunze gukiranuka kandi bakurikira umwana w'intama w'Imana ahantu ajya hose. abantu banze gukura niyo mpamvu bigumiye kwa Farawo. ubundi iyo umuntu adakuze amasengesho yumva nabi cyane. umuntu wese udakuze yumva nabi. kabiri aba ari injiji. cya gatatu yumvisha nabi unakora nabi. Exactement. none abantu ariko bumva nabi. ejo bundi umugabo umwe yaraje aravuga ati mufate Imana muyikure mu bintu bya jenoside. abantu ntibumva ikintu avuze ndaga ni muyikuremo na mbere yuko bayitegura ntiyari irimo n'uyu munsi ntayirimo muyikuremo kuko ahantu Imana iri nta jenoside ihaba. ntese yabihari nyine ikahaba ahubwo bo barayimuye biriraho utuntu twabo barangije baradukora barangije kudukora badukorera Imana ngo muri kuyihamagara nirimo nizigera inabibamo twikomereze uri kumva sibyo. rero abantu benshi bakwiye kugira igipimo gishyitse mu mwuka kandi nyamura kubwira abantu nkaga ngo umugabo si uwuzuye ipantaro. umugabo si uwuzuye iki ipantaro. baheriya nazo bari buzuye mwirwa muvuga ngo bari utugabo tw'uruhara n'iki byose ariko ibintu by'imbaraga byabaga bibuzuye urukumva. n'uyu Pawulo ari guruvuga ngo narinzi ibyo kwizerwa ibintu byabaga bimwuzuye ntabwo cyanganaga n'ukugana. rero kugira ngo umuntu agere ku gipimo gishyitse abakuze ari icyo bita kuba kuri standard ikuze nakubwiye ngo ni urugero rw'ahantu Imana ihagarara ikaba ati ubwo masengesho avuze biriya nanjye ndi Uwiteka ndabishyigikira. icyo ni ikimenyetso cya mbere. ikindi cya kabiri agira imbaraga zo kwizera zitava muri we bimeze nk'isoko icyo bita isoko. nk'uko umuntu mu isi bisanzwe amera ubwanwa bakavuga ngo ubwana bwahavuye niko n'umuntu ufite kwizera iyo kugwiriye muri we kuzuye ijuru rimwitegereza bati ubwanwa bwaje
cyane rwose uriya muntu ni umuntu w'umugabo. urumva ngo Mose buriya ngenda agaruka kuri Mose yego ngo yamaze gukura hari niba ari ubwana buvuyemo yararyamye ntabwo tuzi uko byagenze ahubwo ari iyumva nzajya nkomeza ngume hano ibwami bangira umunyegiputa ndi umuheburayo nkomeze mbyemere kabisa bakomeze bagire amatara y'abatinganyi nanjye nkomeze ngumana yego narahakuriye nibyo urumva naraharerewe ibyo nariye ni ibyabo amashuri nize nayabo ibintu byose nibo pe ntabwo mbihakana ariko aho bigeze uburyo maze gukura ntabwo nkwiriye gukomeza muri ubu buretwa wowe amajwi numva n'aya Farawo ntabwo ari aya Kirisito amajwi ndi kumvira aha hantu ni ay'umuntu ungana nkanjye uzi amakuru n'amateka bene wacu ndi kubareba nubwo ari bakeya ari ba nyakamwe bari kubabazwa bari gukubitwa bitayeho ariko ndi kubareba kandi narangije kumenya amakuru yuko ari bene wacu none nkwiriye gukomeza kugundira ibi byo kurya byiza bishashagirana aya makorari yuzuza bike arena nkwiriye gukomeza kureba bari kuzanamo ibintu by'imyijima ibintu bya yaneniyane ibintu byo gucuruza ikibi n'ikizi ibintu by'amabara y'abatinganyi hejuru byose bashizemo bagumye batugurira iniforume bazane dekorasiyo bakubita aho ngaho harya ngo ni uko ahantu mfite icyubahiro ubu ndi kwanga ndi kuvuga ngo nta yindi sosiyete nzabona nta handi nzisanga aha niho nakuriye ni Imana yahanzanye ariko buriya abantu bajya bamenya ko ari Imana yatumye Mose ajya kwa Farawo ntabwo bari babizi ahubwo hari ikintu gikomeye abantu ntibigeze bamenya amakuru Imana ishobora kugutereka ahantu mu gihe runaka ariko icyo gihe cyarangira bikaba ari ngombwa kuhava Imana ko yaguteretse ahantu ho gukurira yaguteretse ahantu ho gutura soko none Mose ngaravuga ati nge maze gukura ngomba kuva aha hantu nkagenda nkajya muri bene wacu nkemera kubabazwanya nabo cyane si byiza yuko nguma aha hantu hashashagirana no wapi ko ubwoko bw'iwacu nyine iki gihe buri kubabazwa niba bari kubabazwa reka nemere nge kubabazanywa nabo basange kandi mu kubasanga afashe umwanzuro Imana yo mu ijuru yaravuze ati Mose we nabibonye muri wowe hari ikintu kirimo naratangaye cyane hari abantu barezwe n'abaheburayo bonsa amashereka yabo babwirizwa babana mu masabato yabo bubiga amategeko y'Imana yabo ntibarya ku biryo by'abanyegiputa ariko Imana ibarebyemo ibitegereje ibona nubwo babiriye bagumye ari impinja navuga iti nzemera njya gufata uwariye ibyo kurya byo kwa Farawo ariko wakuze akafata umwanzuro wo kubivamo none bene data mwabavandimwe mwe ko hari ibimenyetso karanga umuntu umaze gukura hari ibyo yanga hari ibyo yemera guhomba nk'uko Pawulo yavuze ngo nahombye ibyanjye byose muri ibyo rega nta muntu wakwemera guhomba adakuze ntibibaho mu gihe ntibibaho ubundi Pawulo ntabwo ari kwemera guhomba ibye byose atarangije kugira indi ntera atarangije kugira na Mose ntiyari kwemera guhomba ibyo bose aba bantu bose izi mfura zo kwizera izi mfura zose zo kwizera zamanje kugira ibintu gihomba ntago wahomba utarakura ikikubwira rero kutinya guhomba no kubera kubukira uruhi ejo ari umubyeyi wamamagaye hamwe atari kuroba muhamye muhombe ariko muhamye cyane ati nabonye ikiganiro mwakoze muvuga ngo umugore ntabwo yemeye kuyobora itorero ati mukasoma uburyo Pawulo ahuguye Timoteyo ntabwo ari Timoteyo wenyine na Tito yaramubwiye ngo umuntu nashaka kuba umwepiskope abo umugabo w'umugore umwe cyane uwo rero umuntu uza guhamya akaba ariko ahantu ngiye guhamiriza hari umuntu uyoboye abantu miliyoni enye ariko ngenda ndamubwira yuko ngenda umwe ndi uwumwe ndamubwira yuko itorero ry'Imana ridakwiye gushumbwa n'uyu kandi uyu muntu afite ibintu bimuhambirira bimushyigikira afite ibihindizo ariko ndagira ngo muhamye icyo bita gukura abantu benshi ntabwo baramenya icyo bita gukura icyo ari cyo gukura uzarebe buriya nkunda abasirikare ku rwego ubuse mase ngenda kubwira gute ku rwego hari abantu babiri nkunda abakinnyi n'abasirikare tubakundira iki ibintu byabo biba ari ibintu by'abantu bakuze buri umusirikare kugira ngo bamwemerere ko aba umusirikare bapima ibintu byinshi cyane kugira ku gipimo bareba ko akuze koko cyane igihagararo
mu gisirikare wari uzi ko bareba igihagararo barakireba cyane no mu bwami bw'Imana igihagararo kirakonta. Wari waganira n'umusirikare warwanye nk'intambara muri Kongo, wagiye kurwana nka zino nyeshyamba za Mozambique, yego niho ukubwira ukumva ni umuntu ushyitse. Bro, uriya mwenda wa gisirikare ntabwo wawuguha udashyitse, ntabwo bishoboka. niko rero no mu bwami bw'Imana iyo bamaze gupima neza bagati cyokoze uyu mwana arashyitse, bavuga atakira inkweto, akira inkweto shyiramo, ariko ubutumwa bwiza. Yego ubundi umuntu udashyitse ntiyemerewe kuvuga ubutumwa bwiza. tuko umuntu udashyitse ntiyemerewe kuvuga ubutumwa bwiza. Kabiri, kugira ngo ijuru rikwitegeze neza, ubwo ndi kuvugira mu mwuka, kugira ngo rikujomere neza rebe ko ushyitse, rimanza kureba umukandara ko ari ukuri. Yego zajya ukenyeza iki, inkweto zo uzazibona, amapantaro, amashati, ariko uzakenyeza iki? Ese intwaro, donc intwaro ufite, inkota ufite ni iyi? Urumva buriya intwaro nyinshi z'umusirikare cyane cyane zirwana urugamba nk'uru rwo kwinjiranamo nk'uru turi uyu munsi, ziba ku mukandara uwo mwanya, ziba zifunze ku mukandara nyine. Ubwo rero mukandara uramutse utanahari cyangwa bikumva se wazitwara he? Niyo mpamvu ubona abantu benshi bishora mu rugamba, kaza mbutina zambaye neza, yego n'ingofero kabisa ukabona ni sawa, yego, ariko ukabona umuntu nta mukandara yambaye. Ariko wari uzi impamvu umuntu iyo bagiye kumufunga abanza kumukuramo umukandara? ntabwo nyizi. uri umukandara ukora ibintu byinshi. Uzambwire tuganire ku mbaraga z'umukandara. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwambare, agahita natigeze avuga ati ndabingabo, ugati ngende b'umukandara. Mukandara ni ikintu gikomeye. Buriya biroroshye ko umuntu ushobora kumushorera umushoreye akawuhuruturamo gatagahita nigisha izosi akaba ati urareka urajyanure uko yawugushyize mu izosi biba byarangiye, uba warangije. Oya, niyo umuntu agufashe mu mukandara buriya aba yagushora, tayari araterura akajugunya aho ashaka. Umukandara uba uri wose, ni ukuvuga ngo ubundi ibintu byose bigomba guhurira mu kuri, kugira ngo rero umuntu aba akomeye byuzuye, donc ashyitse mu buryo bw'umwuka. Wenda twagumye kuganira umwe batari gusatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu, ngiye kuvuga noneho au conclusion kugira ngo umuntu yumve icyo bita gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka si ugutendereza mu makorasi nk'uko abantu bajya babibona. Gukura mu mwuka si ukuba uzi kuvuga uri intyoza. Gukura mu mwuka si ukumara igihe mu idini. Gukura mu mwuka ni uburyo Yesu agenda agara muri wowe, uburyo ugenda uhishura, yaguka uburyo agenda yaguka muri wowe, abyimba ku buryo uyu muntu w'inyuma abantu babona ari akantu gatoya, ariko wakinjira mu muntu w'imbere. Hari umuntu bafungura ikirere cye cy'umwuka, yagifungura amayidea nawe ukavuga ati Mana yanjye, ni ukuntu amutekerezaga, ni ukwanga. Ari umuntu muhura buriya njya nkunda kwigisha spirituality, abantu bazi kureba mu by'umwuka. Hari igihe ufungura nk'akana gatoya. Hari umumama afite akana gafite imyaka 7, 8. Ku banyamwuka nyine ukuntu twinjiramo ukareba umuntu, Yesu we, ni umwana. Ndahamya neza ko nyuma y'imyaka 10 azaba ari mu basireyi bakomeye hano muri iki gihugu. Basireyi kandi ndakuvuga ngo mu mwuka ureba nk'ubusambanya yikoreye. Ati umwana w'imyaka 7 wikoreye iki kintu. Rero no gukura mu isi y'umwuka ni ugukura wuzuye icyo bita imbaraga, ubushobozi, ubutware. Unyumve neza, kuko Imana igenda ishyira muri wowe ubutware, ubushobozi, imbaraga, uri kumva, ubumenyi, sibyo? Buriya uyu Pawulo tujya dukunda kwigisha, ari ibintu 3 yari afite bikomeye. Icyo bita guhishurirwa. Donc kugira ngo wumve ko watajya gukura n'Imana itangira
kubona ko uri umuntu ukuze ni ukugera ku rwego ugira imbaraga zihishurirwa amasenge, sibyo? ku buryo ijambo rimwe Yesu nigeze kubwira abantu ndabagane buriya abantu mutaramenya imbaraga z'abarozi, wari uzi ko buriya abarozi baruta abadayimoni? Abarozi nibo babi cyane, buriya abarozi ni babi kurusha abadayimoni. aho ushobora kuhataruka ntamwe mwaravangiwe, abarozi baruta abadayimoni. Abarozi impamvu baruta abadayimoni ni ikihe? ni uko abarozi bakoresha abadayimoni cyane. buriya nta badayimoni bakwinjira mu masenge badatungiwe agatoki n'abarozi n'abategeka nicyo bajya gukora muri wowe. ubundi abadayimoni ni abakozi b'abarozi. Yego, ibyo ni ibintu byumvikana. kandi buriya n'ubundi no mu bisanzwe kugira ngo abadayimoni bagire imbaraga bifashisha roho nyoko muntu. Yego, iyo abadayimoni ubundi iyo dayimoni abonye imbaraga zitwa inyoko muntu ikintu akora kiba gikomeye. cyane cyane ko twebwe turi abantu. ntabwo umudayimoni w'ubwe yaza gupfa kuturwanya gusa atitabaje abantu bagenzi bacu. niyo mpamvu nyine nk'uko wari uvuze ntiwahura n'umudayimoni ngo akujyemo reka keka ari umuntu umutungira urutoki wati konegisiyo yiri ahangaha mu Bagalatiya turi imirimo ya kamere iragaragara ngiyi mufatirane mwinjire mu mujinya mwawe munyure mu busambanyi niko muzamushyikira. turi kugana ku musozo w'iki kiganiro. twari turi kuvuga ngo umuntu ashobora gukura ate mu mwuka, kandi wenda yakuzwa n'iki? umuntu yakuzwa n'ijambo ry'Imana. icyo ni icya mbere. n'umwuka we. icyo ni icya kabiri. arangije kwinjira muri we. icya gatatu yakuzwa no gusenga by'ukuri. vuga icya kane. icya kane urukumva gituma umuntu akura akaba agwiriye ni ukwizera ijambo ry'Imana rikamubera ubuzima. Yego, icyo ni icya kane kigaragaza ko nako gituma umuntu akura. ibimenyetso noneho biranga ko umuntu yakuze. ibimenyetso bya mbere biranga ko umuntu yakuze yego nuko icya mbere twakivuze mu kiganiro ni uguhomba. ni ukwemera guhomba ibyarindamo kubwo kuronka ubutunzi bukomeye butagira akagero aribwo kumenya Yesu Kristo. ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukuba mu buzima bwa nyuma y'urupfu. kwizera ko uzaba mu buzima. kuba mu buzima bwa nyuma y'urupfu. kuba mu buzima. buriya abantu bose batarakura mu mwuka baba mu buzima bwa mbere y'urupfu. Yego, ariko iyo wamaze gukura uhita uba mu buzima bwa nyuma y'urupfu. yakubaza rero tisobanura aho hantu. kansobanure. urabona umwami Yesu akimara gusubira mu ijuru, urabona ko yabwiye Mariya tutankoraho ntaragera kwa data ngo ntange iki raporo. yagiye aramubwira ati babandi wantumye atabuzemo n'umwe tonga nguyu Pawulo nguyu Yohana nguyu donc amuha liste yose. noneho habamo ijambo rikomeye ryo kuba mu buzima bwa nyuma y'urupfu. avuga ati ntubakure mu isi uyibarindiremo. mu yandi magambo aba bantu bari mu ijuru mu buryo bw'ubumana, ariko isi iri kubabona mu isi. yego, niyo ijambo ry'Imana rivuga ngo tugaragara nk'abantu batariho ariko turiho. isi iri kubona batariho ariko ijuru riri kubona bariho. nicyo sinzi niba uri kumva noneho izo mbaraga zabyo, sibyo? uwacu rero turavuga ngo ariko twebweho iwacu, urumva ari gusobanurira abantu iwacu ho ni mu ijuru. aho niho dutegereje umukiza wacu ko azagira gute ko azava. situwasiyo Bibiliya ivuga ngo barebaga gakondo yabo, urumva bimutse. sinzi niba uri kumva ku bana. urumva n'umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo itorero rya Yesu ngo mu byago biritera rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza. Imana igumugisha. rya ryifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru. nakumviza icyavuze ati ni ukuba mu buzima bwa nyuma y'ubu ngubu turiho. ni ubu nicyo kikubwira ko uri umukuru kukuze. gakondo yawe iri mu ijuru ku Mana Data. mu gihe abandi badakuze
imbaraga n'ibitekerezo byabo bizingiye mu ma UPI, mu maviza, uri kumva sibyo, mu bagore beza, ko twagushatse turi barindwi, Yesu dusobanurire bizagenda gute, kunahura. Ariko umuntu ukuze wamaze gukura abaziranyeho na Yesu, ko abantu bari muri ibyo byo kurongora izo aferi ziba zararangiye. Niyo mpamvu bamwe burira bakagenda ngo ubwo tugoswe n'ibihamya. Urumva ahantu ari situation y'ubuzima, tugoswe n'ibihamya by'abatubanjirije mu buryo bw'umwuka, ari kubana na ba Yohana. None umva ukuntu Yohana na Yakobo, Petero na Yakobo na Yohana bari kumwe na Yesu, ngo babonye bati duce ingando twigumira tumanuka dusubira. Urumva icyo bita ubukure. Ariko ahangaha iyo umuntu atarakura, iyo bamubwiye ngo uri umugeni, ayiwe mwana we abana banjye, ayiwe harara niwe kizakubwira impinja zirizwa n'ubusa. Iyo ubwiye ngo ayiwe dusangiwe mwana we rengera, uri kumbaza uruhinja baruramiza amata iyo batarubwiye ko imbere ari heza, ariko bakarusobanura ko imbere ari heza ari ukubyibuha amatama, bazajya bafata ifoto ya mbere bakayegeranya icyo gihe ntacyo mwamuvuga, ibintu uvuga nta kintu kiba kikirimo muri make. Ate po nta kintu mwamuvuga, poso wacu ntuzi kurera impinja. Aha, icya gatatu kigaragaza ko umuntu yakuze mu by'umwuka nuko aba yemera kuba ageze ku rwego yapfira ibyo yizera. Naho ndi yego, ni ukuvuga ngo buriya gusa hano ho hari ikintu gikomeye. Ejo umuvandimwe namuteze amatwi, numva aravuze ati buriya mwitonde, kuko muri buri dini haba umwuka ukomveka abayoboke baryo kuba akabazamura kugeza ku rwego bapfira ibyo bizera kandi by'ibinyoma. Buriya ngo umwuka rigeze kuganira na Nuza na Jeannette, aravuga ngo abamaritiri benshi mwumva nyuma y'intumwa za Yesu, abo guhera kwa Constante, abenshi ntabwo ari Imana bapfiriye kuko bari baramaze kwinjirirwa cyane. Rese ubundi niyo rese nk'ubu kari abavandimwe ngo benda gupfira Sandero cyangwa bazaba bapfiriye Kristo, ariko hari umwuka ugomba nyine kubakomveka ukabibumvisha kakutego muzamupfa. Rese nta bantu bumvishe uriya mupasiteri wo mu Bugande ngo abwira ati mwiyirize iminsi 40 mupfe mujye mu ijuru. Tegereza ko ati muzaba mugiye mu ijuru, bariyiriza mpaka bapfu mu buyobe, bagurisha ibyabo baramushyira, arangije abanyura hagenda mbere cyane. Gusa nk'abo bapfiriye Kristo, hari umwuka ubi inyuma y'idini ukomveka abantu kuba bashobora gupfira ibyo bemera. Nta bene wacu bisha abantu bari migishirirwa bazaho. Twisoreze ikiganiro. Soreze rero abantu b'Imana, ibi bibakuza twabibabwiye ibi n'ibimenyetso byerekana ko ubundi ikintu kereka ko umuntu akuze, ikintu cyerekana ko umuntu akuze nuko inyuma umureba ukabona yambaye nk'uko umusirikare aba yambaye. Kandi inyuma iyo tuvuze ngo kureba umuntu inyuma ukamubona yambaye nk'uko umusirikare aba yambaye inyuma, buriya imbaraga z'umusirikare si ibyo yambaye, ni ubumenyi burimo imbere, ni ikosi ririmo imbere. Ariko imbaraga n'ubushobozi bw'abazi kureba inyuma nuko ibyo iyo yambaye bikubwira ko n'ibirimo imbere ari ibidanje. wari wabona umugabo ufite umugore w'umusirikare, koko umugabo ari umutwe w'urugo, yaroshyemo imyenda yakajya ku muhanda guhaha, ngaho muzayirohemo mwabagabo mwabagore banyura abasirikare cyangwa mwabagore mwe babadanje, ngaho muzarohemo imyenda y'abagabo banyu. Hari ibyo batokinisha. Umuntu wese ku kigero cya Kristo ufite ubutumwa bwiza bw'amahoro, kabiri afite Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, gatatu atwaye neza inkota y'ijambo ry'Imana, kane imbaraga z'inkota z'imitero 10 by'umwanzi, afite kwizera nk'icyuma gikingira igituza. Avuga ati byiringiro byanjye, afite umugabane mu ijuru, ngewe n'abandi tuzaba ibihumbi turamye umukiza.
uyu muntu akaba yuzuye ingofero yambaye aho umubonye hose Masenge ukavuga ati muri bari abantu ariko niba ari ikintu kinyohera kinshimisha ngewe ni ukubona abantu banyandikira kuri YouTube bakamwe ati Roba iyo mwitegereje mu ba YouTube benshi mbona ufite umwuka wera bwa ntago muzi ukuntu biryoha bati Imana ishimwe ubwo nambara ingofero y'agakiza nibura bambonye kuri kamera bakavuga ati ufite ubutumwa bwiza muzaze no kureba aho nuye ngenda havuga ntago mba mpahisha ni hano bahita mu Runyonza Indera muze muvuga ati ko umuntu witwa Robert muramuzi ubutumwa bwiza ndaburi muzinjire muze muganire madamu wanjye yitwa Evrine namufashana ngo navuga ngo abantu ngo mu muryango twese mwebwe mu kiboswe n'ububata bwo gutinya abarozi nababwiye ngo simbatinya Yesu ashimwe kuko ngeze hano bamaze kundoga ishuro nyinshi nabanye nabo Yesu ashimwe muze mu muganiriza zabihera ubuhamya mubaze niba mwerera imbuto zo kwizera mugere mubaze n'abana banyu mubaze n'amasengesho twirwana tugendana Masenge ndi hano ntago uri kukubwa niba uvuga ati ntangira uwamye uvuga ati Robert ibi nibi sibyo sindi kwita rega na Paulo niyo bavuze ngo ngewe Paulo narinzi ryo kwizerwa hari undi yabihamirije nta wundi yaravuze ngo ngewe narinzi ryo kwizerwa ndetse n'ikimenyimenyi ndabyizera mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho bantu turi kumwe muri kamera mwebwe Robert mumubona mute mumbona mute muhamye uri kumva ubuhamya bwe mu butange yego turi mu gihe cyo gukora umurimo w'Imana uri kumva mutanga ubuhamya nigeze kuganira na Didi arambwira ati ndi umusore niba hari umukobwa wumva ko namuterese nkamuheheta cyangwa se nkamwibutwe igihe kigera cyo kurambagiza Yesu azashimira ndambagiriza uri kumva kiye kirageze ngo abantu banitangira ubuhamya rega oya niko bimeze none se ubundi ubwo utitangira ndi uzabugutangira uri kumva buriya nkunda abantu bazagatanga ubuhamya bati ngewe Satani atazaza kunkangisha ubujura nakoraga n'ubusambanyi nakoraga ngewe narasambanaga ariko Yesu yagize gute yarambohoye cyane ubundi uko niko kuri naho ibyo kuzinzi kutwawe uduhisha none akazajya dukubitisha wapi umuntu utazi yava nta nubwo amenye yajya nabwo wabibonye ukuntu najyaga mbeshya nkanabikora nkanabikurikiza reka dusoze ikiganiro. Imana y'amahoro iha umugisha abantu bose tugeranye kuri uyu musozo w'iki kiganiro. Dushimiye Prince Robert utuganirije kandi twizere ko mwumvise kandi mwungutse. Ibyo mwumvise mudasobanukiye mu bitubaze muri commentaire, nyamuneka ubutaha tuzabibasubiza kandi mwagize neza kubw'umuhate wanyu wo kubana natwe. Reka tugushimire Robert. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.